kabiri nukuri Julienne ni umuhanuzi pe. Imana ikomeze kumuba hafi kandi Imana iguha umugisha kumpuza nawe. Uwo muntu aranzi? Uwo muntu aranzi cyangwa ni Julienne wundi ari kuvuga? Oya, ni Julienne ngewe. Yego, uyu muntu uko byagenze yene navuze kambanze nsobanure isome message mbone gusobanura. Nanjye mbimenye. Yego, ni inshuti yanjye aba mu gihugu cyo hanze. Ntabwo nshatse kukivuga kubw'umutekano we. Yambwiye ati Concorde ujye ukorana n'abahanuzi ibiganiro. Yego. Atari ko pe ndikumva nkeneye umuntu wansengera. Ndikumva nshaka undi muntu utaransengera na rimwe. Utaransengera na rimwe. Yego. Ndumva ni kuwa gatandatu niba nibuka neza. Yego. Ndamubwira ntifatiye nimero uyu muntu yitwa Mukeshimana Julienne. Ndikiriya message arambwira ngo yampaye gahunda ya nimugoroba. Yego. Ubwo nyuma mumaze gusengana nibwo yampaye message ivuga ngo nagize ngo yabaye akabati. Nukuri Julienne ni umuhanuzi pe. Imana ikomeze kumuba hafi kandi Imana iguhe umugisha kumpuza nawe. Nanjye ntise yashimye ahakurya. Ati nukuri ko nabyumvise ni umuhanuzi ati ndaza kukubwira. Nambara nubwo saba nyinshi ibigeragezo bikaba byinshi nta kizakuraho umugambi w'Imana. Hari kantu ngunda gukoresha ngo hari abantu bakeresa umugambi w'Imana ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuwukuraho. Ntawe. Hari abantu batinze amasezerano yacu bakayakereza ariko nta gikuraho umugambi w'Imana. Umuntu akaguhanurira yarangiza akanazirika amasezerano yawe. Bagahanurira Julienne twicaranye warangiza ukayazirika ariko ntago kuyoka Imana yavuganye nanjye. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mere yose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira tukaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda. Nukuri ngusabiye umugisha nanjye ndabasezeranije ko ndazajya mbicisha irungu aho ngomba kureba abakozi b'Imana tukiganira ku mbaraga z'Imana tukabwira abantu ijambo ribahumuriza. Niyo mpamvu uyu munsi naje gusura umukobwa wanyu umumama wanyu Mukeshimana Julienne niwe turi kumwe. Julienne nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Yego. Banze kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi cyangwa se muri uku kwezi. Mbifuriza ngo uyu mwaka turimo uzabere w'amata n'ubuki. Yego. Birashoboka ko uriya mwaka twasoje washaririye ku buzima bwawe cyangwa se wabaye umwaka urushya ku buzima bwawe. Wabaye umwaka wagushyaririye mu rwego rukomeye ariko nkwifurije kugira ngo uyu mwaka dukandagiyemo uzakubera uw'amata n'ubuki mu buzima bwawe. Uzakomera ibikomere wakomeretse 2025. Mbona yo kugushimira wowe wakoze subscribe, share na comment. Tukaba turushaho kuba umuryango mugari tugenda twaguka. Imana y'amahoro ikumpere umugisha. Yego, abakunzi ba Concorde TV show mujye munyarukira kuri Hinduka official ni channel y'umukobwa wanyu Julienne. Yego. Jirereka tubanze dusenge. Mana turagushimye. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ko umukozi w'umuhanga. Rera kandi urakiranuka izina ryawe nirishimwe. Si rimwe si kabiri tukubona ukora imirimo n'ibitangaza. Twarakubonye ukiza abarwayi. Twarakubonye utwambika, twarakubonye ugabura. Izina ryawe nirishimwe. Nunyemere gitondo kiza cy'umugisha duhaye umanze twezereza umubiri ndetse n'ubugingo. Tubabari cyane gisana cyo twandukure mu gitabo cy'abarimbuka twandike mu gitabo cy'abanyabugingo. Muri byo yaravuze ngo kugenderera abandi natwe ntudusige. Tugiye muri iki kiganiro cyangwa se muri aya materaniro ndaguhamagaye ngo uzuterane natwe uzubane natwe. Hari udukurikiye afite ikibazo cy'ideni runaka, hari udukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi, hari udukurikiye afite ikibazo cy'inzara cyangwa se cyo gusohorwa mu ikode ariko ndabizi ko ari wo muganga w'ibibazo byose. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze ko arece ukoze kuri ibyo byifuzo byose aho utangira natwe kandi usozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen. Hari akantu uvuze ngo umwaka wa 2026 ngo uzatubera umwaka w'amata n'ubuki. Yego. Numva ngize ikibazo. Sindya ubuki sinywa amata.
ubwo nari ndabigenza. nshatse kuvuga ngo Mm. si uko uzakubera amata n'ubuki kugira ngo ubirye, Yego. ahubwo kubera ko uriya mwaka birashoboka ko wagushaririye. Mm. nari nshatse kuvuga ngo uyu mwaka turimo Yego. uzakubera uburyohe Uzandyohere. uzakuryohere, cyangwa se uyu mwaka turimo Mm. uzakomera ibikomere wakomeretse muri uriya mwaka wa 2025. Yego. nicyo nari nshatse kuvuga. Ah. iyo umwaka ukuryoheye ibintu byose bigenda neza, nta burwayi, nta bibazo, nta kredi, nta deni runaka. Se iyo umwaka ukugendeye nibwo ibyo byose byaba bihari. Yego. ariko gira amahoro yo mu mutima. Cyane. nicyo nari nshatse kuvuga. Mm. yego. Mbo harya umuntu uvuga amagambo menshi bamwita iki? Mu akantu kose abonye akakavuga. akantu kose akakavuga. barase sa abanyamakuru ra Cyane njajwa. oya ntago ari injajwa. Agira umunwa. oya ntago ari injajwa, ahubwo biterwa n'icyo agiye kuvuga cyangwa se n'uwagiye kubibwira. Yego. Ntacyo. Iyo uri kuvuga ibintu byafasha abantu ntabwo uba uri injajwa. ntabwo uba uri injajwa. Injajwa niba uri kuvuga byandi byo gutanya abantu. birasenya abantu, bigatuma abantu bakomereka mu mitima. ariko iyo uri kuvuga ikintu kirubaka abantu cyangwa se kikabagaruramo ibyiringiro muri bo, hari ibikomere uba womoye ku buzima bwabo. Yego, ni message nayo ngiye gusoma. Urabona niba umuntu yaranyandikiye message nkaba ngiye kuyisomera ku karubanda, nibyo narindi kwibaza ubwo ntabwo. birashoboka ko yikwandikiye wenyine, ariko twese tureba irampumuriza, igahumuriza n'abadukurikiye, cyangwa se ikanadukomeza. kuko ubushize nababwiye ngo Julienne ni umuntu uhugurika, unasabana, unaganira, ufite impano yo guseka. Ariko nawe ufite impano yo guseka kugira ngo dufatanye. hanyuma reka twumve iyo message uyitubwire nanjye nisekere. hari n'igari yo kuguca intege. nabwo nta kibazo, Imana iduha imbaraga zo kubyihanganira. Iya mbere avuga ngo yampaye gahunda ya nimugoroba. Yego. yampaye gahunda yo ku mugoroba. Yego. ubwo ninde wayiguhaye? ndaza gusobanura ngo manze zisome. Iya kabiri, nukuri Julienne ni umuhanuzi pe. Imana ikomeze kumuba hafi, kandi Imana iguha umugisha kumpuza nawe. uwo muntu aranzi? uwo muntu aranzi cyangwa ni Julienne wundi ari kuvuga? Oya, ni Julienne njyewe. yego, uyu muntu uko byagenze yene navuze kambanze nsobanure, nsome message mbone gusobanura. nanjye mbimenye. Yego, ni inshuti yanjye aba mu gihugu cyo hanze, ntabwo nshatse kukivuga kubw'umutekano we. yambwiye ati Concorde ujya ukorana n'abahanuzi ibiganiro. Yego. atari ko pe ndi kumva nkeneye umuntu wansengera. Yego. ndavuga ndisanga nka gusengera. kuki utahise umusengera se buriya? ariyo dukunda kwisekera tubiziranyeho. nireka gusengera rero ntituza ati hoya, ati wowe turamenyeranye, ndikumva nshaka undi muntu utaransengera na rimwe. utaramusengera na rimwe? Yego. ndumva ni kuwa gatandatu niba nibuka neza. Yego. ndamubwira ntifatiye nimero, uyu muntu yitwa Mukeshimana Julienne. ko ndi kumva amazina yose ari ayanjye, wasanga ari njye niwe narindi guha nimero yawe. Okay. wewe ntago amazina ndayavuga. Tumuha nimero ya Mukeshimana Julienne, ari we njyewe. Yego, ntifata nimero ya Mukeshimana Julienne. Yego. nawe nguhi yawe iyi ni uyu muntu agiye kuguhamagara, arakwandikira muhane gahunda kugira ngo mugire ute mufatanye umwanya wo gusenga. Ndabyibutse. nibwo aranyandikira message arambwira ngo yampaye gahunda ya nimugoroba. Yego. ubwo nyuma mumaze gusengana nibwo yampaye message ivuga ngo nagize ngo yabaye akabati. nukuri Julienne ni umuhanuzi pe. Imana ikomeze kumuba hafi, kandi Imana iguhe umugisha kumpuza nawe. nanjye ntise yashimye ahakurya. ati nukuri uko nabyumvise ni umuhanuzi, ati ndaza kukubwira. ubwo nyine yashatse kukubwira ko naho nari nahageze. birumvikana kabisa. kabisa. buriya iyo ntaza kuba nahageze ntabwo yari kubikubwira. buriya hari hakomeretse cyangwa hari kumurya naho twahomo yitwa hapfutse. nawe yakoze gushima. Imana igukomereza. nkunda abantu bashima cyane, bituma nongera kugira ibyiringiro, bigatuma nongera gukomera. nanjye sinirata imbaraga zanjye ntacyo zakora, ahubwo nirata imbaraga za nyiribihe uba wangiriye icyizere akaneza izo mbaraga cyangwa se akampagararaho. ko twese turi mu isi kandi isi ifite ibibazo, isi duhora ducumura uko bukeye nuko bwije, ariko nashimira Yesu utantererana, uba mu ruhande rwanjye, akamenya igikwiriye runaka, yarangiza akakimbwira ati wenda mubwire gutya, cyangwa se igikwiriye runaka bati biraca ahangaha kugira ngo kimugereho. ntago ari imbaraga za Julienne rero, ahubwo ni
n'imbaraga z'Imana no kongirira icyizere, hanyuma tugume kuri iyi Mana ko nzi neza ko nta wayinambyeho uzakorwa n'isoni. Ubu nibyo yaravuze ngo nta wakoreye Imana uzikorera amaboko, nta n'uwayitambiye uzitangira itama. Uko biri kose wababara uyu munsi ariko ejo waseka. Icyangwa upfa kuba ufite amakuru y'ijuru cyangwa se wibitseho nzayimana. Ibibazo bizaza ariko Imana izakubwira ngo nzabana nawe. Amakuba zizakubwira ngo nzakugirira neza. Uko biri kose intambara utakwirwanirira, ibibazo utakwikemurira, hari Imana ibikemura ibibazo. Birashoboka ko n'uwo yabikubwiye mu by'ukuri. Nanjye kamuvuge akantu gatoya gusa, yarampamagaye atanzi nanjye ntamuzi. Nta nubwo twigeze twibwirana. Hari ukuntu umuntu aguhamagara agahita nakwibwira. Ntabwo yigeze abimbwira. Ntabwo yigeze ambwira ngo nitwa gutya, nanjye sinigeze mwibwe. Njye nese numva Imana imbwiye ngo mubwire gutya. Yego. Akimpamagara byonyine gusa. Ahubwo nahise mubwira narikanze. Abana isa ahubwo ubu ko ntangiye kwinjira mu kindi kirere tutaribwirana. Buriya bimeze bite? Noneho sinzi ukuntu nawe atahita ngata ahubwo gumamo. Rero ntago ari imbaraga zanjye zabikoze. Uzi ko twibwiranye nyuma y'ibintu byose, none wamubwira ikira ati ibingibi nibyo nari narayemo, ati si kuvuga kwagira ngo twari turi ko. None uzi ikintu cyantunguye buriya cyane nari nzi ko ari umukobwa turi kuvugana. Natunguwe nuko Imana imubwiye ngo mubwire ngo murinde uyu mwana w'umuhungu kandi niwe wenyine gusa afite. None Imana ibwira n'ukuntu akina n'umupira nanabizi we. Ekizo yakubwiye tubireke twe kumena ibanga ry'abandi. Ariko mvuze uwo ari wese. Nago mvuze uwo ari we nanjye no mpamvu namubikiye izina nkabika n'ahantu aherereye, ariko rata Imana irakora. Kandi nawe ndamushimiye kubwo yagize umuhati wo gushima, nanjye ndamushimiye aho ari hose. Imana y'amahoro imuha umugisha, kuko Imana igukoreye ikintu ugashima Imana irongera igakora n'ikindi, ndetse n'uwabikubwiye akongera agakomera. Nanjye biba binshimishije, ariko zikugira ngo navuye i Musanze naje hano Burera mu murenge wa Rugarama iwanyu kugira ngo dukore ikiganiro. Aba twagutatse ngo uri umuhanuzi ngo ureke, umuntu araguhamagaye umuvangiweho, urumva si wowe sinjye uba wakuzanye. Twese tuba dusebye. Kandi ayiwe umva izina ry'Imana ukuntu turitesheje agaciro. Kumva twese tuba dusebye, ariko ubwo gutya nanjye ahisa mbwira nawe tukomera. Niyo mpamvu nahise ngaruka. Kuwa gatandatu nari ndi hano, n'uyu munsi kwa kabiri uri hano. Kubera iki? Kubera ayo mashimwe. Kubera amashimwe wabonye. Nukuri nuvuga ngo njye umuntu dukoranye iki nuwo muzabona yaraje kuri cano yanjye rimwe sinongere kumugarura. Oya, noneho ubwo nimbona utongeye kungarura nzahita menya ko navangiwe. Umuntu dushaka gukorana ikiganiro rimwe, yego, hakagira abantu bampamagara bakumbwiraho nabi, mva mpitana nagikuraho. Yego se cyane. Umunsi nzabona utagarutse none ubwo nzabigenza gute? Wowe iyi message irahagije. Azaba ari kubura umwanya, ntago azaba ari kubura umwanya. Imana iguha umugisha kabisa. Imana iguha umwanya wo gusura Julienne. Ariko nanjye gutya umuntu ambwiye ati abakozi b'Imana gutya na gutya niki. Hari ukuntu Imana ibigenza bikemera. Nkunda kuvuga ngo Esther yavutse ari umukobwa usuzuguritse. Yego. Ndetse avuka mu rugo rusuzuguritse. Winjiye muri bira cyangwa amateka ya bira kubira ko nta babyeyi yagiraga. Yego. Yareragwaga na nyirarume ari we Morodekayi. Ariko na Morodekayi yamureraga mu buzima bugoye, mu buzima mbese ari mu buzima bugoye nimbivugo byumva. Yari umuntu uciye bugufi utifashije kurya ari urugamba, kwambara ari urugamba, isabuna ari urugamba, ariko aritangara murera. Ariko bajya gusenga Imana ikamubwira ngo nzakugirira neza. Kenshi bagakunda kujyana Imana ikabaha amasezerano bari hamwe. Hanyuma igihe kikagera abandi bakobwa bakabona ko Esther atari umukobwa, babona imyambarire ye bakabona atari umukobwa, babona ingendo ye bakabona atari umukobwa, basubiza n'amaso inyuma bakareba havuka bakabona nta cyaricyo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo aho ubona bidafatika cyangwa se mu bintu bidafatika ni Imana ikuri ikintu gifatika. Aho ubona ko byarangiye, aho ubona ko ubuzima bwarangiye, ni Imana yongera igatangiza ubuzima ikavuga ngo ngere ubeho. Bishatse kuvuga ngo nubwo Esther yabaye muri ubu buzima akaba muri aya mateka, ariko nta cyatumye Imana itamugirira neza. Ku munota wa nyuma hari ikintu cyantangaje cyane Imana yakoze kuri Esther, nuko yamugize umwamikazi. Nukuri
yamugize umwamikazi. abafite amafaranga bahari, abazi gukaraba bari bahari, abari barize bari bahari, abafite imiryango ikomeye bari bahari. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye, ntabwo Imana ireba imiryango tuvukamo, ntabwo Imana ireba amashuri ngo twarize, ntabwo Imana ireba ko tutize, ntabwo ireba ko uzi kwambara neza. Waba uzi kwambara neza, waba utazi kwambara neza, icyangombwa nuko Imana ikwemera. ni ukuri. Wakwambara neza Imana ntikwemere, wagira amafaranga Imana itakuzi, wagira amazu menshi Imana itakuzi, wawundi uri mu bukode Imana ikamwishimira. Ariko Imana itugirire neza, nta kintu na kimwe Imana y'amahoro irebaho. Ari uri mu bukode Imana iramuzi, ari uri kurara mu kiraro hanze Imana iramuzi, ari uri no kurerwa mu mago y'abandi nawe Imana iramuzi. Ntabwo Imana nijya gutabara izareba wa wundi uri guturuka mu gipangu, ntabwo Imana izareba abandi uri kudipoza ahantu runaka, ntabwo Imana izareba abandi bafite akazi keza, nawe udafite akazi Imana irakuzi. Mvugira ngo amen. Amen. Nubwo ubona nta kazi, ukabona inzira zarafunzwe, ukabona mbese ukabona inzira zaranze, ukabona icyerekezo cyaranze, ariko ntabwo bikwiye ko umugambi w'Imana ukuriho, ntabwo bikwiye ko Imana yavuganye nawe, ntabwo bikwiye ko Imana irakuzi. Nkunda kuvanga igihe yemera ko byose bitugeraho. Waba urara Imana ikabyemera, ukambara ubusa Imana ikabyemera, ukakena Imana ikabyemera, ugaterezwa cyamunara Imana ikabyemera, ariko nta gikuraho umugambi w'Imana. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe no kugikora izagikora. Wahabwa piri yavuga sohorwa mu nzu, Imana yaravuze ngo izakubakira, niko kizakubakira. Wakwambara ubusa, Imana yaravuze ngo uzajya kandi uzambara, niko kuzambara. Muri ndabanye ravuga ngo mbese intambara zitabayeho wavuga iki? Nimba yarakubwiye ngo uzayobora abandi, niko kuzabayobora. Nimba yarakubwiye ngo uzaba mushumba, intambara zikaza insengero bakazifunga, uzaba mushumba. Ni ukuri. Bazifunga bigakomera, batazifunga nta kizakuraho umugambi w'Imana. Nimba yarakubwiye ngo uzayobora, uzayobora. Nimba yarakubwiye ngo uzicarana n'abantu bakomeye, niko kuzicarana nabo. Ibicanege bizaza, ibizakugusha bizaza, amagambo azaba menshi, ariko nasomye ijambo rirambwira ngo hariguza ibicanege ku mukozi w'Imana. Hagowe uzana ibicanege ku muntu Imana yavuzeho. Bivuze kuvuga ngo iyi ntambara nubwo zaba nyinshi, ibigeragezo bikaba byinshi, nta kizakuraho umugambi w'Imana. Hari kantu nkunda gukoresha kuvuga ngo hari abantu bakereza umugambi w'Imana, ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuwukuraho. Ntawe. Hari abantu batinze amasezerano yacu bakayakereza, ariko nta gikuraho umugambi w'Imana. Umuntu akaguhanurira yarangiza akanazirika amasezerano yawe. Bagahanurira Julienne twicaranye warangiza ukayazirika, ariko ntabwo kuyoka Imana yavuganye nanjye. Imana yabivuze ntabwo yisubiraho. Nimba yavuze ngo nzarya, nzarya. Nimba yavuze ngo nzambara, nzambara. Nimba yavuze ngo nzubaka, nzubaka. Wabizirika utabizirika, nuko nzi ko hari icyo Imana yagize gute yavuze. Birashoboka ko nawe mu buryo uhagazemo cyangwa ahantu uhagaze hari ibyaguciye intege, hari abo wasenganye nabo baguca intege, ugendanye nabo baguca intege, abandi bakakwereka ko utazatabarwa, abandi bakakwereka ko ibyo Imana ivuganye nawe itazabikora. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro ntabwo ishobora kukubwira ikintu itazashobora gukora. Ni ukuri. Ntabwo ishobora kukubwira ngo uzajya utazarya, ahubwo ikubwira ngo uzajya kuko yabonye ko ari ngombwa kurya. Kandi nasomye ijambo rambwira ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Imana itugirire neza. Ntabwo nzi ngo uhagaze ku musozi umeze gute, ntabwo nzi ngo uhagaze mu kibazo kimeze gute, ntabwo nzi ngo ikiguciye intege ni ikihe, ariko komera kubera ko Imana wavuganye nayo itameze nk'abantu. Ni ukuri. Umuntu aragusezeranya agahinduka akakubwira ati iki gihembwe mwitangiye kuzarihira abana bawe minerivare. Sinzi ne mubyumvise. Ndabyumvise. Kakubwira ati tuza abana bawe bajyana ku ishuri, ngewe iki gihembwe nzabishurira minerivare. Akabikwizeza nk'umuntu, nawe ukagendera mu cyizere kavuga ati Julienne yavuze ngo azarihira abana banjye. Ariko igihe cyagera wamwandikira ka SMS akakwereka katana kabonye. Wakoresha guhamagara terega ndi bize nari impuze buretse urampamagara mu kanya. Igihe cyagera abana babirukana nawe ukagiwe mu rugo. Aterega narije kureba twatundi wanyebereye, abantu zikaba babirukanye kandi yagize gute yarabyemeye. Yarangiza akaba atari kuzi ko nta n'isoni ugira.
nanjye naburaye none urahangara ngo ukeneye minerivare y'abana. Ese yayemeye atazi ko ari kuburara? Yayemeye nk'umwana w'umuntu, ariko hari Imana itwemerera ibintu kandi ikabisohoza nk'uko yabivuze. Bikarangira ya minerivare ntayaguhaye, undi ati jyana umwana kwa muganga, njyewe nkuri inyuma, amafaranga bazaguca nzayagutangira, uzayampa gakeya. Umwana bamugeza kwa muganga ntanakozanira n'isorori y'ibiryo. Ariko icyo dushimira Imana ntabwo imeze nk'abo bantu. Nukuri. Undi kuvuga ngo niyo yadukomerekeje kandi niyo izanatwomora. Izi gikomere ufite, izi ni ikintu cyakuvura igikomere. Ntabwo imeze nk'abantu. Abantu baragusezeranya bagahinduka, minerivare ikabura, akakwemera ko ugiye mu rubanza ko muzagendana, urugamba rwakomera akakubwira ati genda wenyine, uyu munsi ntabwo ndi buboneke. Ariko Imana mu ntambara muragendana, wapfushije ubana n'Imana, wazayo ukabana n'Imana. Nta hantu na hamwe Imana igukwepa, habe mu mwijima muragendana. Haleluya, haleluya. Ahantu aho ariho hose ubana n'Imana. Ariko umwana w'umuntu yabanye urugamba rukomeye, harakubwira ati umwana wawe ni wundi wabo. Sinzi niba uzumvise. Mwagera mu rubanza ati wowe ni wowe nanzamo umugabo wari uhari, kandi yakubwiye ngo nkuri hehe, nkuri inyuma. Ariko turasimira Imana ivugana natwe bikomeye, kakubwira tumva mwana wanjye nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Hepfo atubwira ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri kugira ngo nkugirire neza. Haleluya. Hari itandukaniro rero. Umwana w'umuntu arakubwira ngo nkuri inyuma, ngo uko biri kose tuzagendana, sinzagutererana turi inyuma. Ariko iyi nzara yateye yakubwiye ngo muri kumwe ku rugamba, n'igihumbi yarafite ntago menya hakiririye. Yakubwiye ngo tuzagendana, akabona intambara zikomeye, bati singiye gufungwa kubera Julienne, kandi yavuze ngo muzagira gute, muzagendana. Ariko ndashimira Yesu ko no mu rupfu tugendana. Ntabwo ahinduka ku ijambo yavuze, ntabwo ahinduka ku cyo yagusezeranije. Icyo yavuze uzabacyo niko kuzabacyo. Nimba warizika kubwira ati mwana wanjye nguhaye kwiga, kandi numara kwiga uzaba iki ngiki, uzaba dogiteri, uzaba mwarimu, niko kuzabacyo. Nubwo igihe kimaze kirekire warabuze akazi, ukadepoza bikanga, ugafatwa ijambo igihe kirekire, ariko ntabwo Yesu akangwa n'ibinuka, ntabwo akangwa n'ibyarangiye, ntabwo akangwa n'ibimaze igihe kirekire. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba ariyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Ntabwo imeze nk'umuntu, ko hari itandukaniro ry'Imana n'umuntu. Imana ivuga ikintu, izi ni inzira bizacamo. Iyo ngeze amita mvuga ngo n'ahatari inzira ni mukwaya. Ako kantu sinshobora kuva imbere ya kamera n'akavuze. N'ahatari inzira ni mukwayo. Ikubwira ikintu, izi ni inzira bizacamo kugira ngo igire gute, igutabare. Irakubwira ngo izakubakira, izi nzira bizacamo kugira ngo nawe ubone inzu. Irakubwira ati Julienne nzaguha urugo rwiza. Ntabwo Imana ishobora kuguha urugo rwiza nta sheri ufite. Warugira ute? Uri umukobwa cyangwa ntabwo byashoboka, cyangwa uri umusore. Nibikubwiye ngo izakubakira, menya ngo izaguha n'umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Icyo ni ikintu tuzi kuri iyi Mana. Ntabwo ishobora kukubwira ngo uzaheka gute nta mugabo ufite. Byose irabizi ko bigize gute, bikenewe. Nimba yarakubwiye ngo uziga utitaye ko nta n'igihumbi ufite ku mufuka, igihumbi amafaranga azaboneka. Hano ubwo ari igihumbi kizaboneka, amafaranga azaboneka. Ko yaravuze ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyande, ni iby'Uwiteka, kandi n'abantu turabayo, ni koko n'ibintu turabikeneye, irabizi ko tubikeneye, izabiduha rero. Waba udukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu bihugu bitandukanye, hari ibihugu byinshi ntashobora no kurondora. Aho waba udukurikiye uri hose, uvuge ngo iyatabaye Esteri yari insuzugurwa. Igihe cyo gutoranya abandi bakobwa bose bakamwibagirwa ko ari umukobwa, ariko Imana ikarenga ikamugirira neza, akoba umugore w'umwami, avuka mu rugo rw'insuzugurwa, ndetse yararezwe na nyirarumari we Morodekayi. Ese yamugiriye neza? Hari ahantu yagiye? Ntaho. Iyamutabaye ikamugira umugore w'umwami, atazi gukaraba ngo yisige gikotoro nk'abandi, atarazi kwambara ijipo nk'iy'ibihumbi 5 nk'iy'abandi, anagatenge kazima yaziraga, ahora mu butayu, ariko Imana ikamubwira ngo izamugirira neza. Uko yakoraga kera n'uyu munsi nikiri gukora. Amen. Uko yakizaga kera uyu munsi nikiri gukiza. Uko yaruhuraga bari barushe kera na n'uyu munsi nikikiri. Bishatse kuva ngo nta hantu na hamwe yagiye, kandi imbaraga yakoreshaga muri ico gihe n'uyu munsi nikigikora. Amen.
hari umuntu aherutse kumbaza ikibazo arambwira ngo ariko ngo uko Imana yakoraga kera n'uyu munsi niko iri gukora. Bamusubije ngo ikintu nta kindi kintu nari kumusubiza ko ngiye ndi kubona Imana ikora. Nta nubwo muri iyi minsi birashoboka ko wenda kera nta nubwo wenda nari nakabayeho, ariko mu gihe nari nzi ko Imana ikora. Ndetse mu gihe nabayeho nabonye Imana ikora, igakora nta mwana w'umuntu yifashije, idacishije n'inzira. Narabwiye nti Imana uko uyizi kera, guhera igihe uyizi bavuga ngo irakora, n'uyu munsi niko igikora. Ahubwo uyu munsi ishobora kuba yaranarushijeho gukora nk'uko mbere yakoraga. Arambwira ati se bishoboka bite ko Imana izikora? Arambwira ati kibaye Imana igikora ntabwo insengero baba barazifunze, ntabwo abapasiteri baba bari gusambana cyangwa birirwe mu kabari. Arambwira ngo ibyo byose Imana irabyemera, ariko umunyabugingo Imana iramurinda. nukuri. Arambwira ati ntabwo bishoboka. Uko Imana yakoraga kera rero n'uyu munsi niko iri gukora. Ntekereza ko kera nibwo yahaye Sara umwana, kandi n'uyu munsi hari abari muri ubwo buzima bwa Sara, n'uyu munsi abana iri kubatanga. Uko yakijije Esteri muri icyo gihe cyari zikomeye, niba Imana ihaye umukobwa w'imyaka 40 ikamuha gukora ubukwe akabona n'umugabo n'urugo rwiza, Esteri we ntabwo ageze mu rugero rwa Esteri. Aba yarafashweho ijambo igihe kirekire, ukava mu nzu ya mbere utayibyariyemo, ukava mu ya kabiri utayibyariyemo, iya gatatu ukayivamo utayibyariyemo, ariko ukabyara mu nzu ya kane. Yego. Uko yakoraga kera rero n'uyu munsi niko iri gukora. Ko yatangaga amahoro kera n'uyu munsi niko ikiri. Ntabwo Imana ihinduka, nta nubwo ijya yivuguruza ku kintu yavuze. Ahubwo nasomye ijambo arambwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Hanyuma nawe haranira gukora ikintu kiratuma Imana ikwemera. Nari mvuze ngo haranira gukora ikintu kiratuma Imana ikwemera. Imana nimara kukwemera izakwemeza abatarakwemeye cyane. Aka kantu sinzi ne bukumvise. Ndakumvise, ariko biryoha bisubiwemo. Nari mvuze ngo ahantu hariho hose mu kibazo cyose ufite uharanira gukora ikintu kizatuma Imana ikwemera. Yego. Imana nimara kukwemeza izakwemeza abatarakwemeye. Umugabo wawe yakwemeza ariko ntiyakwemeza abaturanyi. Mama wawe yakwemera ariko ntiyakwemeza abamuvukana. Abaturanyi bakwemera ariko ntibakwemeza umugabo wawe. Ahubwo nasanze byose ari kimwe. Nanjye ndavuga ngo ushingiye kuko Imana ishobora byose, nshingiye kuko Imana ifite imbaraga zitandukanye n'iz'abantu, duharanire gukora ikintu kimwe kizatuma Imana itwemera. Yego. Iyo Imana imaze kutwemera, kubera ko ifite ububasha ku kiremwa cyose yaremye, itwemeza ikiremwa cyayo cyose. Kubera iki imaze kutwemera? Iyo imaze kukwemera ikwemeza ibitari bishoboka. Imana itugirire neza. Ndumva tugiye kwisomera ijambo ry'Imana. Ahubwo tugiye gusoza. Ubongo Imana yacu. Yego. Wavuze ngo uko yakoraga kera n'ubu niko igikora. Uko yakoraga kera. Eliya ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali, yababwiye atari ni mwikebagura Imana yanyu yasinziriye. Ariko iya Eliya yaravuze atumva musuka amazi k'icyo gitambo, ndahamagara Imana imanure umuriro, ikongeza cya gitambo kiraka. Natwe rero wavuze kuri Esteri, wavuze kuri Sara, wavuze kuri nde, ubundi ibyo bindi tugiye gusoma utafashijwe ninde? Urumva nubundi ko atari ukuvangura wa muntu mbonye ngo utazagaruka hano ngo twongere dukore. Ahubwo tugiye gusoza, ugiye gutanga nimero ya telefone, none urangiza usoze n'isengesho usengera abantu bafite ibibazo. Hari abari muri imi ntibishoboka. Yego, Imana ibashyire muri. Hari abari mu gushidikanya ku Imana yavuze. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo umurozi yaroga, Imana ikakubwira ngo izakwambika akaroga ngo ntuzambara, ariko ntago yizi. Ejo bundi asenze Imana ari kubwira nti wa Mana we rero iyi si dutuyemo, namaze kubona abantu benshi bagira imvugo itandukanye. Mwakavuga ati burangiye yewe nshingiye ukuntu Julienne mwanga azashaka ari uko ntagihari. Uri nawe ati nshingiye ukuntu runaka yashatse tutabishaka azabyara ari uko ntagihari. Yego. Kandi abonye ko gupfa aribwo runaka azabyara, abonye ko gupfa kwe ariko nanjye nzashaka cyangwa se nzuba, cyangwa akavuga ati nshingiye ko konkora udavuga neza
azagira amahoro ari uko ntagihari. Azaba yaragiye habye, azapfe mbeho. Akavuga ati nshingiye wenda ko igicano ivugirwaho ibintu byinshi abantu benshi bakabaho, izongera kuzamuka ari uko ntagihari. Imbaraga zanjye nzazikoresha, ubutunzi bwanjye bwose nzabushiramo, ariko babura amahoro. Umuhungu wa runaka yize bigoranye ariko agira abaterankunga, ariko nubwo yize nta kazi azabona. Azabona akazi ari uko ntagihari. Njye nabwiye Imana nti rero wa Mana, ntabwo ari Julienne wabivuze, nta nubwo ari runaka wabivuze, ahubwo yabonye ko ikimukwiriye ari ugupfa Julienne nkabaho neza. Abonye ko ikimukwiriye wowe udukurikiye, abona ko ikimukwiriye ari ukugira ngo apfe nawe ubeho neza. Abona ko ikimukwiriye ari ugupfa nawe ukabona akazi. Abona ko ikimukwiriye ari ugupfa nawe ukazara ugaheka. Abona ko ikimukwiriye ari ugupfa nawe ukagira inzu yawe ukava mu bukode. Abona ko ikimukwiriye ari ugupfa nawe ukambara neza ukaberwa nk'abandi. Hari n'ukuntu umuntu bajya bamusinga icyangiro yarambagizwa n'ibikunde, harava azarambagizwa bikunde ari uko ntagihari. Nabwiye Imana ntitwumvikane, nshingiye ko atari njyewe ubimwatuyeho ibi bintu, ntabwo ari njye wabimwatuyeho, ahubwo yaba ari umurozi, yaba ari umuntu ukora ikintu runaka akabyiyaturaho, tayari ni ugupfa Julienne nkabaho neza. Yego. Nanjye nawe ngo nshingiye ko atari njye ubyatuje akanwa kanjye mbivuga, ahubwo we akabona ko ari byo bimukwiriye, akabona ko nzagira amahoro ari uko atagihari, akabona ko nzashaka ari uko atagihari, akabona ko uzabyara ari uko atagihari, akabona ko uzigurira umurima ari uko atagihari. Bapfe twubake, abandi bapfe dushake, abandi bapfe tubyare. Yego. Ntabwo nzi ibintu niba ubyumvise. Ndabyumvise, bapfe ibyo Imana yatuvuzeho bisohoye. Umaze igihe kirekire hari ibyo Imana yavuganye nawe, ariko dayimoni abibonye ati azabaho neza cyangwa se azasohorezwa amasezerano ari uko ntagihari, nta handi azajya usibye gupfa. Kandi nawe Imana yarakubwiye ngo izakugirira neza ari uko ntagize gute ntazihari. Hanyuma bapfe natwe tubeho neza cyane rwose. Bapfeho wubaka inzu yawe, bapfeho nawe ubona akazi, bapfe nawe ushake, bapfe nawe ubza, mbese bapfe twinjire mu migisha yacu, kuko nibyo byababonye ko bigize gute bibabereye. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro iduhana umugisha. Sinzi icyo kintu nifuje, urumva narakifuze nabi? Oya. Urumva narayisabye nabi? Oya. Abishingiye ku cyo uvuga ngo ntabwo nabyifuje nabi. Nyine niba umuntu yaravuze ngo konko bidazatera imbere uko ntakiriho, Imana ko yaravuze ko nge nzatera imbere, nyine ntapfe ntera imbere. Imana iguhumure. Siyo wabyiyaturiyeho se? Nanjye niko nabitekereje. Siyo wabyiyaturiyeho ubwo yise tubimwaturiyeho. Nanjye niko mbitekereje. Ngo azabyara ntakiriho, napfa byara. Azabyara ntakiriho. Noneho yakumva Imana batumva Julienne tuzambara agatimba ati nzagukorera ubukwe, atazakoresha ubukwe ari uko ntagihari, apfe mbukore no mu gitondo cyane rwose. Nirijoro narapfuye ubukwe mbukore, niwe ubyiyaturiyeho. Nirijoro apfe abaragira iyerekwa barigiye cyane rwose, reka maze kugira iyerekwa arizima. Imana itugirire neza, uwavuga iby'Imana ni byinshi bwaca bukira, ariko nawe niba uzi ko hari ikintu cyagufasheho ijambo, umurozi akagufataho ijambo kavuga ko uzagira ubuzima atagihari, ave mu nzira ugira ubuzima. Niryo jambo nari nkuzaniye nkubwira ngo iyatabaye Esteri igaha Sara umwana yaramaze igihe kirekire mu kibazo cyo kutabyara, ndetse biri tubwira neza ngo n'igihe cy'imango cyari cyararangiye nta bimenyetso byo kubyara yagiraga. Ariko ntirebe ko igihe cyo kubyara cyarangiye, ikamuha umwana nyuma ya zeru, nawe yararangije kwiyakira katakibyaye. Iyakoze biriya izakora n'ibyawe. Yahaye Esteri kuba umugore w'umwami, nawe izabikorera kwiyubahisha. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Numva nagarukira aho ngaho. Yego, nagusabye gutanga nimero n'ubundi ukadusoreza n'isengesho. Hanyuma nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 7. Isubiremo ni 078 24 55 19 7. Hanyuma reka dusenga Imana. Wowe udukurikiye uzareba iki kiganiro, dufatanye kwizera. One unavuga ngo password ya byose ni ukwihana, hanyuma tukizera, ubundi Imana ikatugirira neza. Ni wizera ko nasomye ijambo rambwira ngo nitwizera tuzimura imisozi zimuka. Yavuga ngo nitwizera tuzakora imirimo irenze ko yagize gute yakoze. Nagiye yavuga ngo nitwizera tuyisaba icyo dushaka cyose tuzagira gute tuzazihabwa. Wowe udukurikiye, ntago nzi ngo udukurikiye uri muntu se,
Soboka ko dukurikiye ufite ikibazo cy'uburwayi. Soboka ko dukurikiye ufite ideni. Birashoboka ko dukurikiye waradepoje ukabura akazi. Birashoboka ko dukurikiye minerivare runaka yarabuze. Birashoboka ko dukurikiye urubyaro rwarabuze. Birashoboka ko dukurikiye warahinze bikanga, buri munsi ugahinga ugahingira ubusa bikanga. Birashoboka ko dukurikiye urugo rwawe ruri mu bibazo, ruri mu mwiryane, utabana n'umugabo. Birashoboka ko dukurikiye buri muntu wese ikibazo afite. Kwihana no kwizera, ubundi dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro itwitaho uko bukeye nuko bwije. Nanone tugarutse imbere yawe nuhabwa icyubahiro, ko twamaze kumenya kuri Imana idahinduka, ahubwo twamaze kumenya kuri umunyembaraga urwanirira icyo wavuze kugeza gisohoye. Ndagushimiye kuko warinze abaja bawe n'abagaragu bawe badukurikiye, ndetse nawe uraturinda utwitaho izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi turi basima, nubwo hari abadukurikiye bafite ikibazo cyo kubabazwa n'umubiri, ariko tuzi neza kujya utanga ubuzima buzima. Hari udukurikiye afite ikibazo cy'ideni, minerivare ni nkuko, ikibazo cy'ubukode ni nkuko, ikibazo cy'uburwayi runaka cyo kutabyara ni nkuko, ariko waravuze ngo imitwaro yose tuyisane kuko wowe nta kikunanira. Niyo cyo gitumye byose mbikusanyiriza kimwe, nkubwira ngo ngwino urwane intambara ku buzima bwacu. Nicyo gitumye byose tubizamuriye kimwe, nkubwiye ngo ngwino utabara ubwoko bwawe, ngwino turengere buri muntu wese ku kibazo afite. Watanga akazi bigakunda, watanga imibereho bigakunda, watanga ibyo kurya bigakunda, abari muri ntibishoboka wabashyira muri birashoboka bikemera, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Somye ijambo rirambwira ngo umuntu waremye ntago mwifuriza ikibaho ubwo ni icyiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kuje kubana natwe, kandi urakoze kuje kuturuhura imitwaro yari turuhije, kandi buri muntu wese udukurikiye urakoze kumuremeye amashimwe. Urakoze kutanze umunezero kuri bamwe bari bamaze igihe kirekire baheranywe n'agahinda. Byo ndabigushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho ganza kandi utegeke amashimwe aba yawe mu kanwa kacu mu izina rya Yesu.